kwibuka rero ntabwo bivuze ngo umugabo ari gufungwe pe kuko ko bajya kwigaragambya ku mupaka banateye amabuye abanyarwanda ko batabarasha buri buryo batera ibyuma ngo ni u Rwanda ngo watinye abahunde rero rwose nibashaka bareke guhiga abahutu kuko inyuma y'uko bamara abahutu bashobora kuba batabara mu bintu ibyo ari byo byose u Rwanda rwavuyemo amagara arambaza ati ese goma ni muyifata bafitemo umuntu bari amavideo agaragaza iby'ukuri bari kuvuga bati aba bantu bishwe babandi batapfuye nibo bari kubashinja ko ari bo babishe. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguha ikaze kuri uyu wa kane nabantu wa kane mutagatifu buri wa kane wose uri mutagatifu se umunsi wose ni mutagatifu kuri wo ko waramutse ugize ngo ubyutse udahumeka bibayivuga se agate wakwicara wabura ahandi hantu hakonje cyangwa hacecetse cyangwa hashyushye cyangwa ntiwaje hakonje cyangwa hacecetse gusa. So reka rero dushimire abakunzi ba Bwiza TV mwese tubashimire ko tuzirikanye mukaza kubana natwe kandi tubaha ikaze mu Bwiza ni yanyu namwe muri abacu natwe turi abanyu iyo mudahari tuba duhari kandi iyo muhari tuba duhari. Dushime n'Imana cyangwa se dushime watumye turamuka twese namwe mukamuhari mugiye kutwumva. Tubaha ikaze mu kiganiro Ruvugiro. Ikiganiro uyu munsi none kigiye kugaruka ku ifungwa rya General Ndima. Ejo byavuga yanywaga champagne Kinshasa akigerayo ariko ubu hari andi makuru avuga ko yafunzwe. Turaza kandi kuvuga ko FARDC cyangwa se leta ya Congo uyu munsi bari kuvuga ko ngo icyatumye bica abaturage babo umuntu kubera ngo RDF ngo no kuba yashyize urwitwazo yuko ari RDF yagize uruhare mu yicwa ry'abari abantu bigaragambya ariko urwitwazo rudafite reason habe nibya bindi noneho uri impumyi se uri kimara uri iki babigarutseho nyuma yuko nubundi bari mu minsi ishize bari bavuze yuko M23 nayo ifite uruhare n'ubuwerewere nyine urumva n'ubuwerewere ntago ari ibintu wavuga byanababaje cyane binateye n'isoni muri politike aho umuntu agiye kuvuga akashyira ikindi kintu kuwundi no gukora nyine yantu zabita ngo ni book emissary ariko idafite tangible nimwe idafite evidence nimwe yashyikiriza nese baravuga ibyo ngibyo hanyuma iyo M23 babeshyera cyangwa bagira urwitwazo cyangwa iyo RDF niyo yabwiye bari abasirikare b'abakomando kugenda bakururana intama cyangwa bakururana amahene bameze nk'abafuye abamugende. So Fred ndakwakira mu kiganiro. Asante sana. Aha rero niho turimo dushimiranye n'abantu bacu batuba hafi barimo baramazani barimo abandi bose twabuza batasiba kumva ibiganiro byacu toujours igihe cyose baje babarimo badutera inkomezi imbaraga. Dushimire kandi Labini, dushimire Dieudonné n'abandi mwese mubaye impande ya Bwiza mukomeza kuba hafi yacu kuko buri yo muhari natwe tugira morali zo gukomeza gukora. So Fred twagiye rero twagiye kuri inkuru yo kurwitwazo ngo RDF niyo yatumye abagabo bica abaturage bakora ubwicanyi bumeze nka genocide bakora ubwicanyi burimo urwango burimo ubugome kugeza n'ubwo n'uwasigaye yagihumeka bamuhorahoza. Ndumva no muri video yagiye itambuka uribuka ko muri no myigaragambyo bagendaga bafata yabo wapfuye yaba umuzima bakajugunya ahantu bajya kubakindurira hirya bakajugunya ni nko mu ngarani nk'ibyo wabyita kujugunya mu bajya kubakindurira hirya. Rero baje gutangaza ngo RDF ngo niyo yatumye bica abaturage babo. Iyo nkuru itegute Fred ni ukuvuga ngo hano ni guverinoma n'ubundi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
yatanze urwitwazo cyangwa se yashyize urwitwazo ku ngabo z'u Rwanda nyuma y'uko ingabo zayo zishe abaturage benshi bari mu myigaragambyo. Ni n'ubundi imyigaragambyo yabaye kuwa gatatu tariki 30 Kanama nibwo izi ngabo zo mu mutwe urinda Perezida Antoine Tshisekedi zakoze amabara ziraye mu baturage n'ubundi ubwo abaturage bigaragambyaga ngo bamagana MONUSCO. Izi ngabo zo ntizigeze zibarebera izuba ahubwo zaje zihera ruhande zirarasa zinjira mu rusengero zitwara ibyuma zitwara iki. Njye narumiwe naravuze nti Mana yanjye ahubwo Meki uru rusengero rwa Wazalendo abantu barimo baragiraho confusion bati se uru rusengero n'ubundi itorero rya Wazalendo ritandukaniye he na ziriya Wazalendo cyangwa se n'ibimwe baratandukanye kuko Wazalendo bafite intwaro bararwana bajya ku rugamba. Wazalendo nabahoze cyangwa se nabari mu mitwe yitwaje ibirwanisho barimo za FDLR barimo za Maimai Nyatura barimo za Maimai za Yakutumba barimo za Umuzungu barimo ya mitwe myinshi cyane ihari muri Kongo mitwe igera kuri 100 angahe. Ntago nzi neza ntago araba estimation cyangwa se umubare wiyamaze kwemera kujya muri Wazalendo ariko hafi ya yose yagiye muri Wazalendo yo yiyemeza kujya kurwanya M23 ubwo yatangizaga urugamba yagiye kwifatanya n'igisirikare cya Kongo bahita babagera iki reserviste cyangwa se reserve force babagize ingabo ziri ni nk'aba standby ni nk'abo babita twakwita nk'inkeragutabara zabo inkeragutabara ariko baba nabo bari standby nabako iyo uvuze inkeragutabara hano nabasezere mu gisirikare wenda vuga okay wenda yego nabyo bimwe aho ngaho kuvuze ngo inkeragutabara bakereye gutabara bivuze mushyize mu Kinyarwanda bivuze ngo rero nabo bari nyine bari standby nuvuga ngo bashobora gutabara anytime bashobora guhamagarwa anytime bashobora kujya ku rugamba ariko abangabo no kuvuga ngo ni ukujya ku rugamba ahubwo bara fighting ntago bahamaga ahubwo bahise already binjira hashyirwaho n'uburyo bwo kuborohereza kumva ko ari abantu bagomba kugira gute kuba abasirikare ariko nta kindi bagomba kurwanya no kurwanya witwa umututsi kurwanya witwa badatinya kuvuga ko ari amabandi M23 kurwanya umuntu wese utabumva utumva leta ya Kongo uwo ngo bari mu mazi abira nyine n'amabandi uko bariba barasahura n'abantu bageze kugira ngo igihe cyashize bagaragaye bishinka basahura abaturage baravuga nta kiza babaziho kandi nahoze mbwira David nti bashobora kuba barebera kuri bariya basahuye bakavuga bati natwe reka ahubwo nanzi ko byacitse giye ko kera muri Kongo habaga icyo bita article 15 yo ko umusirikare yaragufataga rwose akiyemana nanzi ko wenda biba mu basirikare basanzwe ko wenda bashobora kuba banahembwa make cyangwa se badafite icyubahiro nk'icy'abasirikare bo muri Garde Républicaine ariko narumijwe no kubona Republican Guard ya Kongo ishobora gukora the same ntuza ikintu kibi mahajab mabi cyane watekerezaga ko kibaho gikwiye kuba wenda abapolisi bo mu byaro cyangwa abasirikare bo mu byaro kuko nibo muhura gato gateba na nipe mayi cyangwa se pesa raba yashobora no kurasa kubonanye telefone nziza akayikukuraho cyangwa yakubona utwaye nk'imodoka akakusaba icyangombwa wakimuhatiza na karita y'imbatembe byose hano byambayeho narigeze kujyayo atizana ID ndayimuha zana passport ndayimuha aza kunyaka kandi akayaga se jewe ko nabasabye nagwaye ikintu ushaka niki bwana ngo bizane ngo giye urabona nyine tujya mu miserero abagani toka wewe beshyeho ahubwo banyibeshye yari umusirikare arinze ari ku rugo rwa colonel arinze mu colonel imwe hariya muri Goma ntabwo banyibeshyeho banyibeshyeho nyine twarasakuje uretse ko basakuza ringari igifaransa igiswahili byabaye induru barahurura rero hari hasabe neza barahuruye ati ntakupeleka Kinshasa twende wamwe nitugende kandi ubwiye wagiye Kinshasa kaba kabaye bafasha bajya muri Makara urayizo Makara ntujyumva njya nyumva ni gereza abantu bose batinya na ba kamere bayivuyemo ejo bundi bose barayizi ubwo ni nka Guantanamo ni nka Guantanamo nuko cyo bajya ngo urajya muri 1930 hari ukuntu yego bayikubwira uko bati yaya ariko wenda yo ntiyarika ariko Makara yo hari umusirikare twaganiriye wabaye mu ngabo za Kongo niwe wambwiye ati shani hatari yagiye muri Makara bamukuye baranamushimuse yari yatorose bamushimuta muri za Brazzaville ajya Makara ariko aravuga ati mwana ni hatari
umukongomani nta mikino arakubaga. Ese urumva rero icyo gihe narabirebye ndabarira ndavugana aba batipe utarahura nabo cyangwa Mayisha arabizi byabikubwira yagiye agongana nabo cyane nawe bigeze kumufatira agana za Masisi byo hari naho bamufatiye muri za nuza muri za Goma bagiye gutara amakuru. Ibyo ni ibintu byinshi ushobora kugira. Ibyo byose n'ubundi ubwo bihura n'ubwo busabuzi twari turimo tugarukaho bwakurikiye imyigaragambyo. Iyi myigaragambyo n'ubundi yabaye urwitwazo, bagize urwitwazo kuri RDF bavuga yuko ngo yaba yabigizemo nyine uruhare itese yari kumwe nabo bakora amaba. Ahubwo uzi ikintu imibare yatangajwe na leta y'abaguye aho ngaho babonye ntuza urukiko mpuzamahanga ntabwo ari urukiko ruriya rutahuye ko habonetse indi mirambo myinshi. Iya ni fake news, ntabwo ari urukiko gusa bo bavuga ko byitiriwe urukiko niko bivugwa. Bo bavugaga ko ari abantu ngo 51 ariko haza kugaragara ko oya bavuga tuvuga ko barenga 100. Hano ho ngo 160 bamaze kuguna batatu. Hanyuma noneho babonye imibare, babonye ko imibare izamutse baravuga bati reka uzi n'ibindi, reka dushyire urwitwazo kuri RDF tuvuge ko ariyo yabigizemo uruhare. Ariko se byahehe ko wa mugani ubu niyo yagiye iravuga iti reka twirara Kongo izakomeza kwitwaza u Rwanda kugeza ryari. Ni ukuvuga ngo ikigaragara nyine naho ngaho niko biri. Kongo yo tujuru izahora ikora conspiracy, ikore conspiracy, bakora izo za bouc émissaire. Ibi byose n'ubundi Minisitiri w'Umutekano uyu nguyu Peter Kazadi niwe wagiye bigarukaho cyane. Kazadi se we aje ejo bundi muri Goma, ntago azi igihugu kirwana n'iki, ntazi uburyo situation ihagaze. Nawe avuye Kinshasa hose no nyine n'uburyo baragendera mu mujyi wa Kisekedi, ntago bagendera muri reality zihari. Kuko igihari ni reality, abaturage barabyiboneye, amafoto arahari, video zirahari. Ninde wafashe FARDC akayifata mu ijosi akayijyana mu nuza akayijyana kuyibwira ngo nirasa abaturage. Uko byari biri mu migambi yabo. Hari abasirikare bajyanywe mu butabera, bavuga ko bajyanywe mu butabera bwa muri Kongo. Urabona bari abantu baza it's a game. Nicyo nashaka kugira ugarukeho niba koko ubutabera buzatangwa kuri bari aba. Uriya ni umukino navuga ko wakozwe na leta ya Kongo no guhamagaza ndima kumuhindura. So nuvuga ngo ndamaze iminsi mivuga kiriya ni igisebo kuri leta ya Kongo. Ni igisebo gikomeye. Mbona ko kizagira ingaruka nyinshi ku butegetsi bwa Kisekedi, nawe ubwo ashobora kuzabiryozwa. Ikindi muri iki gihe muri diplomasi yabo ni Muventura nikomeza kukagarura karakandi igaragaza ibyo bakoze n'abandi ba opposition bari muri Kongo bagaza amarorerwa yakorewe hari ahantu, bizaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri leta ya Kongo. Bizaba ari uburyo izagira icyasha kuri abayobozi b'ingabo. Ibi uzabibona mu raporo za Human Rights Watch, uzabona muri za Amnesty International, uzabona muri raporo za UN, uzabona iyi issue irakomeye cyane kabisa. Iyo bavuze massacre umva ni ikintu kizaba n'ubwicaye indengakamere, ni ikintu kizabaho kikangiza isura yabo y'igihugu. Rero kuzanamo RDF tujuru bashaka kugaragaza ko nyine RDF ari abicanye, nicyo kintu bashaka kuvuga. Akenshi banavuga ko RDF ngo yabateye, ariko ibyo birazwi ko nta n'icyo baragaragaza kigaragaza ko yabateye. Barafata umusirikare wa RDF nibura ngo bamugaragaze nk'uko M23 igifata, cyangwa se nk'ukuntu RDF ikunze gufata abasirikare ba Kongo binjira ku mupaka ikabagaragaza, ariko abakongomani bigera bagaragaza abasirikare ba RDF ngo bagaragaze ibyangombwa cyangwa banakore ntuza bwa exchange kubahererekanya, kubatanga ngo tubibone kikanibaye mu ibanga, ariko abakongomani yagira ibanga bibaye. Hanyuma icyo tubona cyo akenshi ibyo leta y'u Rwanda ivuga bijyanye no kuvuga ngo hari za FDLR cyangwa se imitwe yitwaje ibirwanisho ikunze kugaragara mu gisirikare cya Kongo, kandi umugambi wabo akari kugira gute guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo birazwi. Hari abasirikare benshi bagiye bacyurwa mu Rwanda bakuwe muri FARDC
barwanaga ku rugamba. M23 ikabafata ikabahereza MONUSCO ikabacyura. Urumva rero hari bizibiti byinshi. Hari nawe M23 yafasha bati ngo kwanza muri abanyarwanda mutoke. Rega na ya ndege yavogereye ikirere cy'u Rwanda. Oya kubana no kubijyanye no kuvuga ngo RDF ni wayifashe. Kandi wowe ibyo igihugu shinje nyine iyi tension iri hagati y'ibihugu byombi. Ibihugu biri gushinjanya ubwabyo iyo Kongo byishinja u Rwanda nta fact zana nta evidence zana. Hanyuma u Rwanda byo iyo rwisobanura rwo rukagaragaza evidence kuko ziranagaragara abantu benshi bava muri aya mashyamba bakagaragara bo bakanavuga nuko byagenze nuko byari bimeze n'ibyo bakoraga. Nanjye narabiboneye no kuri Bwiza TV bariho banasubizwa mu bujura busanzwe banyuze mutobo. Ariko Kongo nta muntu irafata ngo agende hamagara abanyamakuru kuko yacyamagara atanga ubuhamya avuga ati ngewe nturutse aha n'aha. Urumva ko fact wamaganye wawe yacyamagara n'abahe rwose muze murebe ibintu byabaye. Urumva rero nge nava ko kuri iki ngiki harimo bya bindi byo ihora yitwaza ntabwo twabiha umwanya munini cyane. Gusa bizwi icyo urusengero rwishwemo abantu ni nyarwo nawe ari mu rukiko yitwa Ephraim umupasiteri witwa Ephraim Bisimwa nawe yagaragaye yaramenetse ari kumwe n'umwavoka. Iyi myigaragambyo si musiga si ikimenyetso si bishobora kuba intambamyi cyangwa se inkomyi ku matora ya Tshisekedi neza noneho niba aramutse anabaye ntatorwe bikarangira neza mu gihe yaba yemeye ko amatora aba si byaba ari Yesu ubwo urabona amatora ategurwa nta matora ategurwa muri Kongo ntayo nge mbona nta nicyo mbona kizahinduka. Igihari nuko hari iki hari ibi bintu bihari so hari izi ntureka utazigeze zarangirira. Hanyuma abasirikare wahoze uvuga kuri Ndima ko yanyweye champagne ubu ngubu nashobora kuba ari muri Makara. Mukaya turabiganiraho abantu baraza kubyumva ariko kamanze vugishe Maisha niba ari tayari twabe niba yaduha nawe ku makuru arimo hariya ku bwino. Ariko Mukaya turaganira na B&M tubivugeho ngafite amakara ngafite makara ukuntu mbeshya afite amakuru mu Makara sibyo uturuka muri Makara. Makara urayizo Makara manu urayitiye ni Guantanamo yo hakurya iriya. Mbere ko tuza tujya kuri okesi uburyo Ndima ngari muri Makara tuhamagare B&M then aduhe ku bwino babyita ubwino. B&M abantu banga abakunzi bacu bemera ubusesenguzi bwe barabwemera cyane makuru atanga. Yes waramutse. Bonjour waraye senyamenya gutandukanya rero mpamagaye uri mu kiganiro. Ubu turi mu kiganiro twebwe ni kazi kwanza ariko nta ribi twe turi free nta bintu by'intambara biba birimo. Umuntu agomba gutangaza amakuru ari free. Umeze neza se ahandi hakurya y'amazi? Meze neza ariko bimwe nababwiraga rero byo guhora dukururira bari abanyekongo ibibazo wabyumvise byabaye kuri Costa Ndima. Byagenze bite se nyuma y'inkuru dutangaje bigenze bite? Inyuma y'aho dutangarije inkuru nyine tuvuga uburyo yagiye bakamwakiriza champagne noneho bamujyanye ngo kumufunga ariko no kubitangaza nta mabuso wabona bamufungiyemo. Babitangaje gusa ko bamufunze. Batangaje ko bamufunze? Baramushinja iki kugeza ubu ngubu? Ni circulation ziriho bavuga ko bamufunze. Bamushinja nyine buriya bwicanyi bakoreye aba baturage bari mu
myigaragambyo. Mm. Ariko nyine nubwo ariko biba bivugwa, akenshi saturation ziri gusaturatinga muri Kinshasa, usanga ari na diversion, badivatinga abantu kugira ngo babone bajye ku bindi bibagirwa ibyabaye. Ni ukuri biriya bintu byabaye, iriya skanda yabaye muri bayita skandal harya mu Gifaransa, amacaka kuvuga uburyo rega nabo bari bwumve muri yo mpamvu bakoraga skandal hibara. Iriya skandal yabaye muri Goma, nabo bashaka uburyo bwose, bashaka uburyo ba divertinga hakagira ikindi kiyisimbura, bashaka uburyo basunika ku buryo hagira indi nkuru ushobora kubaho yaba iyisimbuye, bikazimangatana, bariya bakazimangatana. Numvise ko ejo mu bantu bakomeretse ngo hari n'undi witabye Imana mu bo bari bakomerekeje, cyane ko burya batari no kubavura, aho bari ntago bavurwa, barabapfutse birarangira. So ubu ngubu rero Ndima we icyo ashinjwa ni urupfu rw'abantu. Ese bibaye bibyo koko abaye yafunzwe Ndima, byaba bivuze ko abantu baburiye imiryango hariya babuze ababo baba bagiye kubona ubutabera? nk'uko ejo nabikubwiye, nta butabera bari abantu bateze kubona, na Ndima ntabwo yenda gufungwa, barabitangaza gutyo. Ni saturation nk'uko nabivuze, saturation sinzi ukuntu byita mu Gifaransa, ariko ubwo ni nka rumors, Ni rumors, speculation, ni ama speculation. Ni ibigambo biri kuzenguruka. Rero ntabwo bivuze ngo uwo mugabo ari bufungwe pe, kuko yaba ari bufungwe se baba batamufunze nyine, bari kumuvana hariya yarari yambaye ipingu, ntabwo bari kumuvana hariya yarari agiye gufungurirwa champagne. Rero ntabwo gufungwa biriho, ahubwo icyo nakubwiraga nyine ubutabera ntabwo pe, ahubwo icyo bo bari gukora, bari gushaka inkuru yaryama kuri ya nkuru yari imaze n'iminsi, ya nkuru bakoze inkuru batari bakeneye itangazwa, basanga inkuru yitangaje ubwayo, bisaba abanyekongo, abantu bo muri bya bihe bya kera za 90, niko babitiranije. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu yewe ubundi iyo bari gushinja abantu, iyo bashinjije ngo M23 ngo yakoze ibi, mbadauti cyane nkanavuga ariko se baza igihe kigeze, uretse no kuba umuturage ubwe aho yaba yihishe yafata iyo video, na satellite mu kirere zirahari. Yego, ibyo bakora byose bifite record, bifite ababifite. Niyo mpamvu ibi ngibi byagiye ahagaragara byarabashebeshe. So bari guhimba inkuru hirya no hino, baragenda bahimba inkuru. Numvise ngo hari uwagiye gusobanura ngo kubera ngo Special Force y'u Rwanda ngo iri ku mupaka, ngo nicyo cyatumye tuzana ngo Special Force ngo yacu ngo Goma ngo yacu rero ngo yikanga y'Abanyarwanda, ngo nicyo cyatumye irasa bariya. Yego, hari umunyamakuru umwe nigeze kumva ari kwibaza ati ese abanyekongo ko bajya kwigaragambya ku mupaka banateye amabuye Abanyarwanda ko batabarasha ari n'abanyamahanga, badashinzwe no kubarinda, batari mu nshingano zabo zo kubarinda, ariko ko batabarashe. yego. None ngo barashe ngo abaturage bitewe ngo na RDF. Niyo makuru avugwa na Minisitiri ushinzwe umutekano Peter Kazadi. Uwo niwe wavuze ko ngo RDF ariyo yabiteye, kuko ngo ifite Special Force aho hafi. None se kiriya gice bagiye kurasiramo abantu cyegere umupaka, ibi ni intuza, ni urwitwazo, propaganda. Niyo abo bari abaturage baba bari mu Rwanda, uretse kwegera umupaka, niyo bari abaturage baba bari mu Rwanda cyangwa muri No Man's Land, uvuga iyihe mpamvu se yaguhaye kurasa abaturage bigeze n'ubwo uri bujye batera ibyuma ngo ni u Rwanda ngo watinye, cyangwa bazavuga none ubundi bajya bagira ibintu uburyo bashobora kwifata. Hari igihe bajyaga bavuga ngo mu ntambara ya ADF ngo ntabwo ngo babakubise, ngo na Amerika ngo yabiteye, ngo bajyaga ngo kurwana, ngo magazine zose ngo zigahita zihunguka zikagwa hasi, ngo bakisanga magazine zaguye, ngo bakiruka.
buriya nabwo bazavuga bati u Rwanda mu tekinoloji rugezeho rurahakinga imbunda zacu rukazirashisha. Ariko ntekereza ko abaturage b'Igoma ni abaturage nabo batakiri muri bya bihe bya naroge, ni abaturage bamaze gusobanuka, nibyo barabamanipuletinze cyane, ariko uko biri kose baberetse icyo Kinshasa babikiye, babanoshoreyeho kuri gatoya Kinshasa babikiye, baberetse ko nta good governance biteze. yewe ikintu nabasaba nibareke kuryana biriya barimo ngo abahutu abungubu abahutu n'abahunde. Noneho sinabivugaga mbere, niba mubyibuka uzashaka azajye kuri Bwiza yumve mu biganiro twakoranye mbere, narababwiye ngo barica abatutsi uyu munsi, ejo bazaba bayica abahutu, nyuma y'abahutu bazica abahunde. Kuko niba umuhutu, nibyo ubwoko bw'abahutu buba mu Rwanda ariko burya buba no muri Kongo, kuba bwagirana isano n'abahutu, kuba bwagirana isano n'abahutu muri Kongo ntabwo ari icyaha, ntabwo icyo gikwiye kuba icyaha cy'umuntu. Kuba haba mu Rwanda harigeze kuba ubwo bwoko bw'abatutsi bukaba bwaba buri muri Kongo ntabwo bikwiye kuba icyaha cy'umuntu. Ariko noneho tuze kwibukiranya, nawe muhunde wafashe imbunda ukaba uri guhiga abahutu, kuko uyu munsi nicyo kiriho. Wenda hari igihe najyaga mbivuga bakavuga ati uyu bivuga ni umututsi niyo mpamvu. No, nawe muhunde uri guhiga abahutu uyu munsi, nawe ejo bazaguhiga, ejo bazaguhiga, bazagusubiza Yahunde. Nubonera agace kitwa Yahunde witirirwa muri Kongo, uzambwire kuri ubonera amahoro muri Kongo. Twese hari umuririmbyi wo mu Rwanda bamwita nibagiye izina rye, uwo muririmbyi yararirimbye aravuga ngo turi from nowhere, we are from nowhere, sinzi impamvu. So twese twibonye aho twavukiye, nta muntu wigeze asaba ngo vukira yonza kuba mpitamo. Murahije ukuri ko nanjye ntari guhitamo kuvukira aho navukiye, musitaragoringe nk'uko nasitaragorinze kugira ngo mbeho. Ntabwo nari guhitamo, yewe ariko siki wasanga na famiye navutsemo ntari kuyihitamo, birashoboka rwose. none rero wowe urimo uratoteza mugenzi wawe, uramuhora ko ariho atarigeze abisaba, uramuhora ngo ko yavucyaho nawe kandi warahibonye, wowe ubundi uzi waravuye. Kuko tugiye mu mikururo y'ukuntu abantu baje kujya kokipayinga agace ka hariya, tubona ko abahunde bakomoka Yahunde, ko bizamutwara Yahunde. None Yahunde ni urumva ubwoko bw'abahunde bukomoka Yahunde, kandi bavuga ko abahunde ari n'abavuga ko abahunde bakomoka muri Uganda. mu buhe bwoko muri Uganda? Abo ni abandanda uvuga. Abandanda ndabizi, nako bavuga ko n'abahunde nabo bashobora kuba ngo ari abo mu bwoko bw'abatwa, niko babivuga, ariko siko mbivugwa, siko mbizgo yose abantu ubwoko bw'abatwa babuvuga mu bantu bitwa abarendu, abarendu muri ntuza n'abarega, nibwo bwoko. Kuko n'abantu baje bigisha bacurika amateka bifuza guteranya abantu, bavuga ngo ko abatwa bakomoka muri Ituri mu barendu. Abahunde rero bo rwose nibashaka bareke guhiga abahutu, kuko inyuma y'uko bamara abahutu ni ukuri barakoresha abandandi bahiga abahunde, barakoresha abashi bahiga abahunde, barabahiga nabo bababwira gusubira Yahunde. Ese muzagerayo? Yego, murumva urwo rugendo muzarukora abahunde aho muri? ni urugendo rutazarangira, mwiyambura amaboko, kuko abo mwishe mwarabishe, mwishe abatutsi, mwari mwambuye abahutu amaboko, nibyo. None uyu munota muri kwica abahutu. Ese mwebwe umunsi bizaba bibagarukiye? Kuko ibi nabivugaga muri kwica abatutsi, mbibwira abahutu, babwira nti umunsi abahunde batangiye kubica mwe muzaba abandi. Namwe bahunde reka mbabaze, umunsi abandandi babahindukiranye ko abahutu mwaturanye muri kubica, muzaba abandi. Yewe ikintu numva nakifuriza aba bavandimwe, yego, mushyire hamwe, imbunda babahaye, Kongo ibahaye ngo muzimaranishanye,
muzibarashishe basubire iwabo i Kinshasa bava baje kubica. Ni muzibarashishe birashoboka basubire iwabo i Kinshasa. Niyo mwakiyobora nabi ariko mwiyoboye mwiyobora ubwanyu, mwikenera umuntu uvuye i Kinshasa kubayobora. Mbabwije ukuri, Machar yitwaga, hari yitwa Machar yitwa nde, nibuka uwo muntu yaravuze, niba yaritwaga yari ngira ngo yari aha muri za South, muri Afrika ya South. Machar ndi wanyibukira irindi zina rye? Machar ndi Riek Machar se ninde? Nuwa hehe? ngira ngo ni Mozambique. Ariko mu gihe cyo kwamagana ubukoroni niwe wavuze ati niyo twakwiyobora nabi ariko twiyobora byashoboka. So namwe bavandimwe rero bahunde bandandi bashi bahutu batutsi bo muri Kongo, ako gace niho iwanyu, ntawe wenda gushyira umuturanyi ni naturel, ntabwo ari umuntu uhitamo. Ameze nk'umuvandimwe. Yego, umuvandimwe si umuntu uhitamo, kuko umuhitamo ntabwo wavukana n'umuntu ngo ejo azakugambane cyangwa azakugirire nabi. N'umuturanyi ni uko, ni naturel. Ntabwo uzashyira nature, ntabwo uzashyira naturel. Naturel izahoraho. Ndabinginze nimuhangane n'ikiva hirya kije kubasenya. Yego, murimo murashyira ibintu mu nyungu z'abanyamahanga. Twebwe turabakure, nuko iki gihugu cyanjye kitajya kijya kwiba. Kavuze ni ubu Canada iraje basahure tubuze twitunye, ariko nzi ko hari abari kubasahura kubera amaraso y'abanyu muri kumena. Ubwanyu hari ibihugu bihari biri kuvoma, bitajya bipfundikira ikidomora kimwe cyuzura batega ikindi, birimo biravoma, mwebwe mwimenera isazi mugisha mumena amaraso y'abagenzi banyu. Rero umuvandimwe umwe twigeze kuvugana arambwira ati uvusha amaraso ya mugenzi wawe ayawe akakuvuriramo. Uko mukomeza guhigana ubwanyu murimo murahurwaho abo izo nkora amaraso ziri kuva Kinshasa kubica, kandi ako baberetse nako mwamenye uyu munsi. Ni ukuri bamaze abantu muri Masisi, bamaze abantu n'inka. N'inka ngira ngo mwarazibonaga, bamaze abantu, bamaze ibintu by'abantu, bamaze abantu hirya no hino, barica abantu barangiza bagahindukira bakavuga ngo na Gishishe bavuze ni ukuri nibo bari bakoze iryo bara ryo kwica abaturage M23 hafu. Kandi abaturage ba Gishishe namwe muzaba abanyakuri mubwize bene wanyu, wewe wirirwa gutanga ubuhamya bw'ikinyoma. Ndakwinginze umaze kubona icyo babagenera n'icyo babategura, umwegeranye umubwira uti burya bw'abahamya natangaga cyari ikinyoma. Yego, kuko nzi neza ko yaba ari M23 yabishe amavideo aba yarasohotse. Nibyo navuze mvuga ko abakongomani bakunze kuvuga ngo RDF ngo /M23 cyangwa M23/RDF, ariko nkavuga ni nta gihamya nimwe ari bagaragaza igaragaza ko RDF koko yabateye, kuko turabazi bakabaye bazana amafoto na international media kugaragaza uwo bafashe. Mu gihe u Rwanda rwo rwaje rusubiza Kongo abasirikare bagerageje kwinjira ku mupaka, ndetse hakabaho n'uburyo bumwe bwabayeho M23 yafatiye abasirikare b'inyeshyamba, imitwe ya FDLR n'iriya Wazalendo, izo nyeshyamba za FDLR ko bari abanyarwanda ibohereza mu Rwanda. Turaba rero ibintu byinshi bivugwa ni conspiracy cyangwa se ni za bouc émissaire. Imana ishimwe ko uvuze icyo kintu. RDF muri Kongo, ikintu kimwe cyo nakubwira, ikintu cyatumye bashyiraho iriya rumazi yo kuzanamo ngo RDF, reka ndagikubwira. Ubundi buriya u Rwanda rugira manda yo guhagarika jenoside ahantu hose jenoside yaba iri kubera, ukamenyesha UN inyuma. Sinzi niba ubizi. Iyo mandate rurayigira yo guhagarika genocide ahantu hose yaba iri gukorerwa, rukamenyesha UN rwagezeyo. Ariko noneho genocide kuba
wowe ugiye kuyikora ukabanza ukitangurana uti u Rwanda na Isirayeli bifatanije nibyo biri kuneza intambara, kuko ibyo bihugu na Amerika ngira ngo nibyo bifite iyo mandate byo na Amerika yo guhagarika genocide aho yabigiye gukorerwa. Babimenye genocide ikaba itangiye, u Rwanda ntabwo rusabwa kubanza gusaba UN, ahubwo rusabwa kubanza kugerayo rukajya guhagarika genocide. Na Israel ifite mandate nk'iyo, abagizweho ingaruka na genocide bafite iyo mandate y'umwihariko. Rero bariya abagabo bagishyiramo u Rwanda kubera umugambi wabo wa genocide yo kwica abatutsi bari bafite hariya, byari bivuze ko u Rwanda ubwo attention mu bantu bashobora kuba batabara mu bintu ibyo ari byo byose u Rwanda rwavuyemo. Kuko ibaze ko ibintu bari kubigushinja, ibaze umuntu agushinja ko ari wowe wamutwariye umugore, ko wowe ari wowe wamutwariye umugore kandi ubona ari wowe uhahagaze ushobora kumukiza ku mugore wari kumunika. Nujya gukiza arababonye gihamya yego yuko koko umugore abaraza abandi baraza nyuma yawe, arabereka ati ntimureba se ko banafatanije kumubita kandi we wakijije uwo yanigaga. Ubwo tayari akigushinja wowe ati akivuga ati meki wantwariye umugore, akafata umugore akamunigira imbere yawe, meki icyo urakora uregera hirya kugira ngo nuhagera asange ari ibibazo byabo babiri karimo. yego rero nicyo cyatumye bashyiramo u Rwanda, bashyizemo u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rutenterevena kuri iyo mandate ruhabwa na UN. Bo rero bari bazi icyo bakora. yego so nyuma wenda dusa nk'abagera ku musozo, iyi situation iri muri Nord Kivu yo kuba hari abaturage bari mu gahinda barira, umaze kwigaruka uragira ati nyamuneka namwe nimwumve ko muri bamwe, so kuba hanyuma tugaruke kuri ku mutekano. Abaturage ninde muntu uzabaho umutekano mu gihe leta ya Kongo ubwayo yafashe umwanzuro wo kujya kwihisha abaturage kugeza aho kugira ngo none inahitemo kubahoza, byo kubahoza bigaragaza ko hari impamvu zatumye ibahitana, ko hari impamvu yabateye kubica. yego na bamwe muri bo bakaba bari kujyanwa mu nkiko. Ibintu ntemeye kuvuga ngo hari impamvu yatumye yica umuntu yihese yakatiwe igihano cyo gupfa, yagenze gute? Ni ibintu ubona nyine birabigize ko leta ya Kongo ushobora kugira ngo n'abana wenda banyihanganire kuba muze gutyo, ntago umunyamakuru akwiye kuba, ariko dukoze ubusesenguzi hari impamvu nyinshi leta yakwiye kubigaragaza zitari izo ngizo, aho kugaragaza ngo hari impamvu yatumye, hari impamvu yatumye tubica. Birababaje cyane. N'ababarokotse b'Imana yakingiye ukuboko bakaraswa ntibicwe cyangwa bagakubitwa amahiri n'ibiki ntibapfe, bari kujyanwa mu nkiko, including uriya mushi bita ngo ni Bisimwa nde? Bisimwa Ephraim nawe ari kujyanwa mu nkiko, yari pasiteri. Rero umutekano w'aba bantu, umutekano wa Nord Kivu, umutekano wa Sud Kivu, umutekano wa Ituri, aho kuko two duce twagizwe impamvu y'ikintu cyose kigomba kuva muri Kongo, impamvu y'uburyo UN igomba MONUSCO na UN n'ibindi bihugu byose biyohereza binayiyoboye bigomba gukomeza kuvoma muri Kongo, impamvu y'uko ubwicanyi bugomba gukomera muri Kongo no gukomeza, impamvu ni uko abantu bo muri Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri bagomba kuba bari gupfa. Ijambo Wazalendo ngira ngo ni ngiriye muri Minembwe bica abanyamurenge. Kubera iki? Abo banyamurenge bishwe kuva 2017 byitwaga ko ari Abazalendo nyine. Abazalendo urumva izina riraza rirakura rigera na Nord Kivu. Ibyo byose rero ni uburyo babageneye kuko umuturage uhari azahora seeking asaba yotewe n'amahoro no kunyoterwa n'ubutunzi igihugu gifite. Rero igisubizo nagusubiza ko cyo warumbaje utese amahoro bazayahabwa nande? Nta wundi nibivane muri bo ko badashoboye, barashoboye. Nibivane muri bo agatima k'ubukorone, kumva ko bakoronejwe ari abacakara, nibivane mu byo byo kuba ko bayobotse ari abacakara, nibabishyire hasi, bahaguruke bafatanye n'abana babo
M23 n'abana babo n'abaturanyi babo n'abantu bareranywe bamwe muri bo n'abakwe n'abana n'abaturanyi mbese n'abantu bareranywe babanye nabo ugira imana ukaba ubonye watangiye guhinga umurimo wendaga guhinga kuki udafatanya nawe ngo muwuhinge muzeze namwe usarure nibafatanye nabo bafite icyerekezo basubiza abo bantu iwabo bajye nabo bishyirireho ariko bishyirireho uburyo bwo kubaho bagire gakondo ishimishije habeho agace kabo nabo karimo amahoro be kujya bayasoma mu binyamakuru gusa amahoro ntibakajye bayumva ngo amahoro mu Rwanda ngo bibabere amashyari bibabere guhangana n'u Rwanda ahubwo bagira amahoro iwabo nabo bagira amahoro iwabo baturane babyare mu gihugu gifite icyerekezo yego so ndagushimiye ngo umutekano bazawiha kandi bazawuhabwa n'abana babo bareke kumarana icyo ni cyambere uko wica umuturanyi uri kwica amaboko kugira ngo uyu munyakinshasa abone uko kwica byoroshye kubica byonyine buri kubica kuri ababonaga n'ubundi rindi rubatabarize ninde se koko gusa ibyago byabo nicyo navuze nti mu biganiro nkunze gutanga digital media cyangwa se digital era yashyize ibintu ku karubanda nta munyepolitike uhisha nta icyo wakora cyose kwigiye ntabwo ubuzi ngo buri muntu ariye nuvuga ngo hariho icyo bita freedom expression abantu bafite uburyo bwo kugaragaza kuvuga gutanga ibitekerezo ikindi gihari ni uko abantu bashobora gukora accountability bibereye mu ngo bashobora kubaza abayobozi inshingano bashobora kugaragaza ibitagenda niba hari transparency mu buryo bwose bushoboka abayobozi babyanga babyemera uko ukora amakosa uyakorera abaturage bizawugaruka ku mutwe nk'ubu iyo biza ko atari muri iki gihe iyo abantu bataza ko barafasha amashusho icyaha cyari kuba gifite abantu bo muri M23 kuko byari byatangiye kuvuga ko ari M23 yabishe nyuma biza kuvugwamo FDLR nyuma biza kurangira bati ni RDF yabiteye turakomeza tumenye n'ibindi no kuvuga ngo aba bantu bishwe iyo hataza kubaho hari amavideo agaragaza iby'ukuri bari kuvuga bati aba bantu bishwe babandi batapfuye nibo bari kubashinja ko ari bo babishe kugira ngo bakabashyira imbere y'inkiko bakabakatira urwo gupfa kugira ngo batazagira icyo bavuga ku byabaye nabo bakabica noneho filime ikizinga mu bose ntihagire n'umwe uba yararokotse victim bapfuye bakabagerekaho abandi bakabica noneho biciye muri legitimate urupfu ruri legitimate urupfu rwemewe bakarubagenera rero aya mashusho yarabikijije kandi burya meki nagira ngo nkubwire ko iyi televiziyo yanyu irakurikiranwa kuko hari n'abantu b'Kinshasa bampamagara sinzi ukuntu bagenda babona nimero zanjye nabonye barumpamagara arambaza ati ese goma ni muyifata bafitemo umuntu ntabwo ngewe urabona na nimero uhamagaye ko ngewe ntari muri goma ati rwose mwazantambukiriza umuntu wanjye akambuka ariko mubatabara abantu bari goma ariko ntambukiriza umuntu wanjye ntayigwemo hariho n'abandi b'Kinshasa barangiye banyandikira bampa amakuru barahari ngira ngo hari n'uwabonye ejo barimo ambwira ngo akeneye umuntu yabonye kuri Bwiza TV hari n'urumva abantu benshi barakurikira so ndibaza reka duse nk'abacumbikira hano tugushimiye nawe ujye kuruhuka natwe tujye mu bindi dushimira abakunzi ba Bwiza TV ikindi kiganiro n'ejo abantu ntibave kuri Bwiza bakomeza bakurikire Bwiza TV hari ibiganiro byinshi bikomeza gutambuka so ndagushimiye gira ibihe byiza ndaza gukurikirana menya aho Constandima yagiye naho ari ejo rwose ntibazacikwe ndabikurikirana ndaza kumenya uriya mugabo yagiye aho ari n'igitumye bamujyana kuko ndababwiza ukuri ko nubwo bikomeza kuzenguruka ngo yafunzwe ni creation ni ibintu bya creatinzwe na leta so uko bikomeza gusaturatinga niko bikomeza kubundikira amakuru y'ukuri y'uburyo bishemwe abantu njya nifuza hari ukuntu
hari ikintu nigeze kumva umunyamakuru umwe ari kuvuga, aravuga ati buriya FDLR yamamaje ibintu. Njya nifuza ko iki kinyamakuru mu gihe mwajya mu ijambo najya mvugiraho nkabwira n'abantu bumvira Lingala cyangwa Igiswahili, kubera ko muri Kongo hari ibintu byinshi abaturage bo muri Kongo basinziriye batazi ikijya mbere. Umwanya n'uwawe meka message gatoya k'iminota 2 tugahita dusoza ikiganiro. Okay, wacha niambie hao wenye wanasikianga Kiswahili kwamba FDLR ambao iko inawaambia kwamba, nilisikia kwamba inazunguruka ikisema kwamba waliuliwa Rwanda ndio maana wanakimbia sasa wanawapata kuwaua. Hao ni watu wa kunywa damu wenye waliua Watusi, walifanya genocide ya kuua Watusi Rwanda ndio wakakimbilia Kongo. Ndio wanaendelea kuua wa Kongo, hawana huruma ama msamaha lolote kwa Mkongomani lolote. Watakuua ama wataua mwenzako ama mtoto yako. Ni wauaji hata wakiwa jirani wako. Kuwa na jirani ambao unajua kwamba hakukimbia kifo, alikimbia juu ya mauaji alikuwa amefanya. So zirana nayi bisaba ngo na Lingala pe bandikuyo ba FDLR mu na okima bakosa binoke ba okima po bakufa ba obuma bango na Rwanda ba okima po ba obuma bango ba tusi ba Holanda bango wana izarukuta bango de babumi batu babumi batusi na Rwanda basali massacre genocide na Rwanda nde bakimili na Kongo. Baokima mokili nyoso ezakaka Kongo te, ezakaka mokili nyoso. Makambo na bango baoloba eza makambo ya kokosa po bino ba voisin na bango mokanisa ke baza ba victime ya solo yango nde bino mozoko ya na masumu na bango lobi babumayo babuma mwana nayo babuma voisin nayo na sengi bino. Makambo oyo ezo salama na Kongo yako buma ba Kongomani yako buma ba Kongore epana bamboka na bango bino mokonde esengeri motelema mobundisa makambo wana soki yo oza mutu ya Goma oza mushi oza mundandi oza nani ko buma ndeko na yo po aza mutusi na oyebiki azalaki bwaze na yo bandaka yango eza sumu. Osala sumu pana ya yo lokola yo moto na osala ya Yesu sa oba oyo osala mosala na bango na ba FDLR ba uta Kinshasa baya kobuma batu epana bino na bino basoda ndenge bino moyebike mo osala masumu wana moyebake mokili oyo mokozala na mokili lokola ngumbate na lobi moyeko kuta bino nyoso bino mokope mozana likambo mozana likambo nete oyo mozo bengela batu movande pana bino Kinshasa motika batu ya esti bazana na control pana bango bazana na Kenya ipana bango makambo nini ko. Merci beaucoup mon frère. Urakoze cyane byandem, reka tugushimire. Fred bamwumvishe mu kiganiro kirekire tugiranye, ikiganiro cyagaruka kuri ndima kuri situation iri muri Kongo neha n'ibindi. So gusa hari ikintu yakomojeho nahise numva gifite logique kuba leta ya Kongo irimo kwitwaza u Rwanda. Atanze fact ko u Rwanda rwemerewe kuba rwahagarika genocide ku isi rutabimenyesheje UN kubera nk'igihugu cyagize ingaruka za genocide kandi kiyemeje gutabara ahari hose rukomeye. So rero mu buryo bwo kugira ngo base nkaho bavuga bati ubwo nyine Kongo ivuga iti itanga urwitwazo ikavuga kugira ngo ni in case bari abatutsi wenda bakomeje kwicwa iriya genocide twabyanya na genocide kwica abatutsi muri Kongo hanyuma base nkaho bavuga bati u Rwanda
kugira ngo wenda ruba rutagira gutya ngo runahagarike iyo jenoside iri gukora, reka dushyireho ino case bise nkaho ari icyasha. So ibyo rero numvise bifite logique ihamye kuba FARDC cyangwa se leta ya Congo byakwitwaza ko u Rwanda rufite abasirikare b'u Rwanda bagize uruhare muri iriya myigaragambyo mu buryo bwo kugira ngo nyine barusiga icyasha. So reka dusoze ikiganiro cyacu Ruvugiro dushimira abantu bose bagikurikiye, abakoze subscribe, abakoze comment, namwe mukore like, nyamuneka mukore na comment mutubwire murabyumva mute, abashaka ko tubaganiza ni bande, abashaka gutanga ibitekerezo kuri Bwiza, ese B&M nuza uruvuga gusa, nyine nza uravuga gusa, Fred nuza uravuga gusa, harya wowe wavuze Aimable nawe yashobora yavuga ko Aimable sakunda ngo B&M. Okay, hari uburyo ki nawe yashobora ku intervena, we intervena mu gikari yohereza inkuru, agira amascope, atanga ibitekerezo, ama idea n'ibindi twavugaga n'abandi muri rusange nyine bashobora gutanga ibyo bitekerezo. So reka tubashimire, mukomeze kugira byiza, ikindi kiganiro nawe utaha.